inshuti bavandimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, reka nongere mbasuhuze ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwiza. Dushimye Imana kandi rero yongeye kutugeza muri uyu mwanya mwiza, wa mwanya dukunda guhuriramo twigana tukagera mu ishuri ryo ku isabato. Reka twibukiranye rero ko turi mu gihembwe cya gatatu, aho dufite insanganyamatsiko yerekeza ku nzandiko, urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Muri make ubwo turi kureba iby'imirimo ya Pawulo muri Korinto ya mbere na Korinto ya kabiri. Twangije icyigisho cya mbere, ubu turi mu cyigisho cya kabiri kivuga ngo ubutumwa bw'umusaraba. Muri ubutumwa bw'umusaraba rero hari aho bubera ubutumwa bwiza, hari abandi bubera ubutumwa bubi. Tugiye kubanza twareba noneho rero ubutumwa bwiza bw'umusaraba, aho bubera bwiza tugiye kureba mbese ni bande. Mbere kugira ngo dukomeze rero, reka tubanze dusenge Imana, kubera ko niyo n'ubundi isanzwe ari umuyobozi wacu muri byose. Data uri mu ijuru, umurengezi w'ubugingo bwacu, dushimye kugira ngo ushyirwe hejuru. Data kira amashimwe yacu, kubona tukira amahoro n'ubushake bwawe ndetse n'uburinzi n'urukundo rwawe uhabwa icyubahiro. Turakuretse Data mwiza kugira ngo umanukire kutwigisha no kudusobanurira kandi no kuduhuza nawe, kugira ngo tuyoborwe nawe muri byose kandi twigishe ibikwiranye n'ubushake bwawe. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Reka turebe amagambo aboneka mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya kabiri ku murongo wa kabiri, twumve haravuga iki. Pawulo avuga ko ubutumwa bw'umusaraba ari imbaraga y'Imana kuri twe, ku bakizwa, ku bashaka gukizwa, ku bashaka ubugingo buhoraho. Muri make ubutumwa bw'umusaraba ni imbaraga y'Imana kuri bo. Bitangaje rero ko ipfundo ry'ibibwirizwa bya Pawulo ari Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Natwe muri make ipfundo ry'ibibwirizwa twabwiriza cyangwa tubwiriza byagombye kuba ari Yesu Kristo wa wundi wabambwe ku musaraba. Ingingo y'ingenzi Pawulo avuga ahangaha mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya mbere umurongo wa 17 kugeza 31, reka turebe ni izihe ngingo avuga. Ingingo z'ingenzi yibandaho ni izihe? Pawulo avuga ko atavugisha ubwenge bwe bw'amagambo ngo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Muri make iby'Imana ntabwo Pawulo yabimenyereye. Twibuke Pawulo yari umuhanga mu bahanga, yari umunyabwenge mu banyabwenge, yari yubashywe, atinyitse. Ibigwi bye by'ahambere byari bigwi rwose ku buryo ashobora gukoresha ubuhanga ibintu bye bikumvikana. Ariko noneho rero Pawulo ahangaha aravuga ko atavugisha ubwenge bw'amagambo ngo kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Muri make hakoreshejwe logique, hakoreshejwe iby'ubwenge bw'abana n'abantu, umusaraba wa Yesu Kristo wahinduka ubusa. Kandi twarabibonye ko koko umusaraba ko wari ikimenyetso cyangwa ari ikintu kibi cyane, kubera ko wamanikagaho abantu. Muri make bizeraga ko umusaraba ari ikintu kibi kugeza igihe Yesu yaziye, ntibanasobanukirwa. Kugeza igihe upfiriyeho ntibanasobanukirwa. Rero muri make gukoresha ubwenge bw'umuntu byanze bikunze, umusaraba ntabwo usobanukirwa, ahubwo uhinduka ubusa. Reka dusome ku murongo wa 18 wo mu rwa mbere rw'Abakorinto mu igice cya mbere. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Twari tumaze kubivuga. Twumva ko Uwiteka yavuze ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Muri make mu by'Imana uko byagenda kose, ntabwo abantu bagomba kubyitwaza ngo bakoreshe ubwenge bwabo. Ubwenge bwabo bukoresheje ntacyo bwazabagezaho, ahubwo ni ukurimbuka. Uwiteka aravuga ngo ubwenge bwabo azabuhindura ubusa. Umurongo wa 21, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Yego, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwiriza. Muri make ngo Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Bya bibwirizwa bivuga umusaraba, ibibwirizwa bivuga ibya Yesu Kristo, kubera ko ntabwo ushobora kuvuga Yesu Kristo utavuze umusaraba, ntashobora kuvuga umusaraba utavuze Yesu Kristo. Noneho rero Imana yo ngo yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Bya bindi abanyamahanga cyangwa abatemera Yesu, adashaka no kumwemera, bita ko ari ubupfu bw'ibibwirizwa. Muri make babwiriza n'importe ko, ariko noneho rero Imana yishimiye kugira ngo ikirishe abayizera ibyo bita ubupfu, aribwo bupfu
bw'ibibwirizwa nk'uko hano bivugwa. Ku murongo wa 26 ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data ni Pawulo, ngo yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi. Bahamagawe muri uyu murimo ntabwo bahamagaye kubera ko ari abanyabwenge bize teoloji ihambaye, ari ba dogiteri mu by'amategeko, ba dogiteri mu bya siyanse n'ibindi byose. Oya, ntabwo Uwiteka yahamagaye abantu yitwaje ibyo ngibyo. Yego ushobora kumukorera uje n'izo kondisiyo, ariko ntabwo yaduhamagaye cyangwa yahamagaye uwo ari wese kugira ngo yitwaze ubwenge bwe yize cyangwa ibyubahiro afite kugira ngo akore, ahubwo arashaka kugira ngo tuvuge Yesu gusa. Muri make ngo abahamagaye b'abanyabwenge ntabwo ari benshi, n'abahanga ntabwo ari benshi, ndetse ngo n'imfura zahamagawe ntabwo ari nyinshi. Ku murongo wa 27 ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi kugira ngo bikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. Muri make si uko Imana itemera abanyabwenge, irabemera, ariko noneho rero abemeye ko ari abaswa, ko badafite ikintu bazi, bashaka Imana, bumva ko ariyo ubwenge bwabo, abo ngabo nibo yahamagaye. Ariko bazi ko ari abahanga, bazi ko ari abanyabwenge, ntacyo bayikorera byatwikora kuyikorera, ariko bari kwihimbaza bo ubwabo, kandi dukwiriye kwivugira ibya Yesu gusa. Abo bose ngo ntabwo yabahamagaye, ahubwo ngo yahamagaye abo baswa kugira ngo bakoze isoni abita abanyabwenge, ngo kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana, hatagira umuntu wirata ngo ubwenge bwanjye nibwo bwatumye nshobora kubwiriza ahantu aha bigakunda, kubera ko ndi dogiteri runaka niyo mpamvu nagiye kubwiriza ahantu bigakunda, ndi professeur runaka niyo mpamvu nagiye kubwiriza ahantu bigakunda. Oya, ngo kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana ko ari umunyabwenge, ngo kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Muri make dukwiriye kwirata Yesu gusa, ubwenge bwacu ibindi byose tukabyihorera. Na Pawulo yahisemo kumva ko akwiriye kwirata umusaraba wa Yesu Kristo. Pawulo rero yaragaragaje itandukaniro riri hagati y'ubupfu bw'abantu n'ubwenge bw'Imana, aho twabibonye, aho yavuze ko umusaraba ufite imbaraga zo kugaragaza ibibi by'umuntu ndetse n'ibyiza by'Imana. Muri make umusaraba koko, twibuke ko umusaraba kera wari umusaraba w'ikintu kibi cyane, wamanikagaho abagome. Yesu Kristo aje arabihindura. Hari babandi bakomeje kubyizera, ariko hariho n'abake Yesu Kristo. Muri make rero umusaraba ufite cyangwa werekana itandukaniro riri hagati muri make y'ibyiza by'Imana ndetse n'ibibi by'umuntu. Kubera ko rero imbaraga z'umusaraba wa Kristo zitagomba kuba imfabusa, ntabwo zigomba kuba imfabusa. Ubutumwa bwawo bugomba kuba izingiro ry'ibibwirizwa byacu. Akabona ariyo mpamvu na Pawulo ari Kristo wenyine gusa, Kristo wabambwe yavugaga. Pawulo rero avuga ko atatumwe kubatiza, ahubwo yatumye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Bishatse rero kuvuga ko inshingano y'ingenzi ye yari kwamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nubwo bitamubujije kugira abatiza. Twabwiye ko yabatije abantu 4 gusa. Icya kabiri kandi, Pawulo ntabwo yashatse kuvuga ko umubatiza atari ingenzi. Oya, ahubwo yari arimo acyaha abantu bafataga ibintu mu buryo bukabije, bavuga ko ari babatiza. Bavuga ko hari abapolo, hari abapawulo, hari aba Yesu. Muri make ubatizaga wese bamwitiriraga abakristo. Muri make rero Pawulo yashatse kugira ngo ibyo bintu bigire gute biveho. Ntabwo yashatse kwerekana ko umubatizo atari ingenzi, ahubwo yarimo acyaha abo bantu bafataga umubatizo mu buryo bukabije, bakavuga ko ari babatiza, aho kuvuga ko nubwo abatiza babikorera muri Yesu Kristo nabo babatejwemo. Muri make nabo bwabo babatejwe muri Kristo, muri Yesu Kristo, bagombaga no kuvuga ubutumwa n'ubundi bakabuvuga ubwa Yesu Kristo, ntibihimbaze. Twabonye hari abavuga ngo twebwe turabanaka, turabuyu. Pawulo byose abikuraho muri bwo buryo bwo kubabuza cyangwa bwo kubacyaha muri bya bice bari bariremye. Mu kuvuga rero ubwenge bw'amagambo, Pawulo avuze ubwenge bw'amagambo mu rwambere rw'Abakorinto mu gice cya mbere ku murongo wa 17, yashakaga gusobanura ko ubwenge bw'abantu butagomba gupfukirana ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Kwitwaza ubwenge bw'abantu
ugatangira ukavuga ngo wenda Bibiliya ivuga gutya na gutya, nuko yanditswe kera, ariko wenda iyo ijya kwandika uyu munsi wa none, icyo gihe nta majyambere yariho, iyo yandika uyu munsi wa none wenda bari kuvuga ibi n'ibi n'ibi. Oya, Bibiliya ntabwo ihinduka, kuko yariho niko izahora. Bibiliya kandi ntabwo ikangwa n'ibihe ngo tugeze mu bihe bigezweho. Oya, Imana irashaka kugira ngo uko yariho aba ariko dukomeza kuyifata, kandi niko izahora. Kandi none ishaka kugira ngo natwe tubwirize ubutumwa nk'uko Yesu yadusize uko se kugira ngo tubwirize. Yavuze ko umwuka wera azadufasha, ntabwo yavuze ko ubwenge bwacu tuziga uzadufasha. Yego, ntidukwiriye no kuba abaswa, tugomba kuba abanyabwenge mu by'isi kugira ngo tugire ikintu tumarira isi turimo, ariko kandi mu by'Imana tugomba kubigendamo gahoro, tuyobowe n'ubwenge mvajuru buva umwuka wera, atari ku bwenge bwacu. Twibuke muri Atene aho Pawulo yakoresheje amagambo y'inyurabwenge, ya siyanse ndetse n'ubucurabwenge, ariko kandi ayo magambo yarakoresheje ntiyatanga umusaruro. Niyo mpamvu rero ageze muri Korinto yahinduye uburyo bw'imikorere, yiyemeza kutababwiza amagambo yo kubemeza ndetse no kujya impaka nabo, ndetse no kutagira ikindi kintu abamenyesha, ahubwo ababwira ibya Yesu gusa, Kristo uwabambwe wenyine. Natwe Pawulo uyu munsi wa none aradusaba kugira ngo tuvuge ubutumwa bwa Yesu Kristo, tuvuge Yesu Kristo wabambwe, tuvuge umusaraba, twe kuvuga dukoresheje ubwenge bwacu, dukoreshe muri make ubwenge duhaye n'umwuka wera, tuvuge umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo kandi Paul yongeye kuvuga ko ari ubupfu ku barimbuka. Ni gute rero? Muri make mu kugaragaza uguhabana kuri hagati y'ubupfu bw'abantu n'ubwenge bw'Imana, Paul yemeza ko ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ari ubupfu. Twabibonye mu rwambere rw'Abakorinto mu gice cya mbere ku murongo wa 18. Aha rero ni ahantu hambere mu hantu hatandatu havuga ubupfu cyangwa abapfu dusanga mu rwambere rw'Abakorinto mu gice cya mbere ku murongo wa 18 kuzageza ku murongo wa 30. Muri make rero aya magambo aradufasha gusobanukirwa neza n'icyo Paul ashaka kuvuga ubwo avuga ubutumwa bw'umusaraba ko ari ubupfu ku barimbuka. Reka turebe aya masomo akurikira, turebe icyo akomeza kudufasha mu gusobanukirwa neza aya magambo Paul yavuze ko ubutumwa bw'umusaraba ari ubupfu ku barimbuka. Turasoma mu rwambere rw'Abakorinto mu gice cya mbere, hanyuma turahera ku murongo wa 20 tugeze ku wa 21, wa 23 dusimbuke tujye ku wa 25 ndetse na 27. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu. Dukomeze none ku murongo wa 21. Kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa twamaze kubibona. Ku murongo wa 23. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Ku banyamahanga cyangwa ku badashaka kumenya Yesu cyangwa ku batari bakamenya Yesu ni ubupfu. Ku murongo wa 25. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Amen. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi kuko isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi bikoze isoni ibikomeye. Ubwo bupfu rero buvugwa mu rwambere rw'Abakorinto mu gice cya mbere mu wa 18 ndetse na 23 ntabwo ari imyifatire y'ibiteye isoni ndetse n'intekerezo mbi. Oya, ntabwo ari ukudashyira mu gaciro. Oya, ndetse ntabwo ari no kwigomeka ku Mana. Ntabwo ari byo Pawulo yashakaga kuvuga. Dutekereze ku bihe Pawulo yarabayemo muri uwo mujyi wa Korinto. Yageze ahantu birataga icyitwa ubumenyi ndetse n'ubwenge ndetse n'umuco wateye imbere. Twabonye ko abanyakorinto bari abanyabwenge rwose, bari abahanga, abanyabwenge, abakire, muri make bafite ibintu bakwiratana byinshi cyane, twarabibonye. Kandi noneho rero muri icyo cyerekezo avuga ibyerekeranye n'Abayuda b'i Galilaya, avuga ibyerekeranye na Yesu w'i Nazareti, Yesu wabambwe n'Abaroma, maze kandi akazuka mu bapfuye, atari ukugira ngo yishyure ibyaha byabo gusa, ahubwo no kwishyura ibyaha byabo mu isi yose.
mbese dukoresheje ubwenge bw'umwana w'umuntu. uwo muntu urumva yarazi ibyo arimo. Umuntu wapfuye ntapfira ubwoko bwe gusa, ntapfira umuntu we, ntapfira babiri, ntapfira amwemera gusa, agapfira buri muntu wese, agapfira buri muntu wese. Uwo muntu twavuga ngo yari afite ubwenge, twavuga ibyo yararimo ni ibiki yari abizi, twavuga ngo se yari ikiniraga, twavuga se twavuga iki? Mbese icyo ni cyaba ari igitekerezo kigomba gusuzumana ubwenge n'ubushishozi n'abahanga mu mitekerereze y'abantu, bagatekereza bakavuga ati uwo muntu wahangaye gupfira abantu, gupfira abandi bantu ni muntu ki? Ariko ni Yesu, nuko yari azi ko nadupfira amaraso ye ari bugira akamaro, ari budukize ibyaha. Naho ubundi rero bisa nkaho ari ubusazi kudatekereza ikintu umunyakorinto we yise ujijutse ataha agaciro. Muri make umunyakorinto we yavuze ko rwose umujijutse ntabwo ashobora guha agaciro ibyo bintu, na niyo mpamvu rubangaga ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Ariko rero nk'uko ubutumwa bwa Pawulo bwumvikana ku bapagani, ku bayuda benshi, ubutumwa bw'umusaraba agaciro bwahabwaga. None inde muyuda wari witeze ko Mesiya wa wundi wari waraje kugira ngo abakize ingoma y'Abaroma, ni gute yatekereza ko Mesiya noneho azagera igihe noneho agapfa? Kandi yaraje kugira ngo ababere umwami n'umukiza. Mesiya rero yari yitezwe kuzakuraho ingoma y'Abaroma, ntabwo yari uwo kubambwa dukurikije uko babitekerezaga. Niyo mpamvu rero kubona mbere hose Pawulo yari afite byinshi bituma Abikorinto bamurwanya, bagomba kumurwanya kubera ko bari bazi amakuru bahawe mbere. Nyamara rero kandi nubwo ibyo byose byariho, hari abayuda benshi ndetse n'abanyamahanga bamenye ubutumwa bwiza, bakira Yesu Kristo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubutumwa buri aha ngaha rero twavuga ko ibiturwanya byose twaba duhanganye nabyo uko byameze kose, Imana iba ifite abantu bayo baba biteguye kumva ukuri uko byagenda kose. Tugomba kuba twiteguye rero gukoreshwa nayo kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku bantu aho baba bari hose, ndetse n'abari ahantu habi muri iki gihe hameze nka Korinto y'icyo gihe, cyangwa ndetse n'aharushije kuba habi. Uwiteka aratugirire neza muri uyu murimo twahamugariwe, aduhe kugenda dukomeye, tutavuga ibyacu, tudakoresha ubwenge bwacu, tudakoresha imbaraga zacu, tudakoresha abo turi bo, ahubwo dukoresha imbaraga y'umusaraba, kubera ko nishoboye. Umwami Yesu abane natwe, wowe twabanye kandi akomeza kugirire neza muri kuvuga ubutumwa, akongera imbaraga. Ndabizi ntabwo byoroshye, turi kurwana n'ibintu byoroshye bitandukanye, ari mu miryango yacu, ari hanze y'imiryango, ariko dukomere. Uwiteka tubwiye ko atazatureka. Data urikiranuka rero, Mana ishobora byose, wakomeje kubana natwe, turakwinze gukomeza twongera imbaraga muri uyu murimo Data mwiza, kugira ngo tutazagwa isari. Kristo agiye kugaruka vuba, asange tumwiteguye Data mwiza, twaravuze ubutumwa bw'umusaraba uko bwakabaye, dukoresha ubwenge bwacu, kandi byose rikabigena uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen.